This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizeye ko mwese mumeze neza. Mu kiganiro cy'ubushize turi kumwe na Dr Anicet twagisoje atubwira ku ngaruka zigera ku bana b'ingimbi n'abangavu igihe bakoze imibonano mpuzabitsina bakiri batoya, ndetse noneho iyo mibonano yaza kuvamo n'umwana bikaba ibindi. Uyu munsi rero agiye gukomeza adusobanurira noneho ibihinduka ku mwana w'umwangavu ndetse no ku mwana w'ingimbi igihe ageze muri icyo gihe, ndetse aze no kutubwira uko ababyeyi bashobora kuganiriza abana ku birebana n'izo mpinduka zigenda zibabaho. Buriya koko impinduka ziba mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane iyo umwana ageze muri cya kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu, igice cya mbere ni impinduka ku mubiri. Impinduka ku mubiri ni impinduka zigaragara aho ku mubiri hazaho imyanya cyangwa ibice by'umubiri bitari bisanzweho. Niho usanga umwana w'umwangavu atangira gupfundura amabere, akamera amabere, ugasanga se atangiye kugira ibishishi mu maso, twa duheri two mu maso, cyangwa se ugasanga atangiye kugara amatako, nyine bigaragaza ko ari kugenda umubiri we wisanisha n'umubiri w'umugore. Hakaba wenda rimwe na rimwe usanga atangira no ijwi rigahinduka, nk'umukobwa akagira ijwi riyunguruye cyane, ndetse ukaba wabona no ku mubiri we hatangiye kumera wenda ubwoya hirya no hino, nko mu kwaha cyangwa ku gitsina. Ibyo bikagaragaza ko ari kugendaho ko umubiri we wisobanura, ushaka kwisanisha n'uw'umugore mukuru. Ariko ikimenyetso navuga cyo gushimangira koko k'umwana w'umukobwa koko ubwangavu bwamaze gushikama neza, ni uko agera n'igihe ukabona n'imihango iraje, akajya buri kwezi ubona hari amaraso amusohotsemo y'imihango. Bikaba bigaragaza rero ko koko yatangiye kugera ya misemburo n'abagore bagira ituma ko kuriya kwezi gukora, imihango ikaza ikaba ngaruka kwezi. Ari nacyo kimenyetso kigaragaza ko mu gihe abakoze imibonano mpuzabitsina ashobora kuba yasama, kuko umubiri we uri gukora nk'uw'umuntu mukuru. Navuga ko ku bahungu noneho aribo twita ingimbi, nabo hari impinduka bashobora kubona ku mibiri yabo, cyane cyane nko kubona ari kuniga ijwi rikaza noneho riremereye cyane, ari nk'iry'umuntu w'umugabo. Ubundi ugasanga se atangiye kumera ubwanwa n'inshakwaha, cyangwa se n'ubwoya ku gitsina bikaza. Ugasanga atangiye kugira ibyo twita abajene bakunda kwita ni pinya, ugasanga atangiye kugira ibitugu uko bibyimba, ku buryo yumva afite imbaraga. Noneho hakaba haniyongeraho n'ikintu cyo kubona yagize igihe wenda yumva kuko yaba yasoretse, nawe bikazashimangirwa n'uko abona yiroteyeho, yatangiye kwiroteraho, bigaragaza ko kuko yageze mu cyiciro navuga umubiri uri kwisanisha n'umubiri w'umugabo. Wenda ahangaha ngira ngo hari abashobora kuba batumva neza kwirotera icyo bivuga, mwabibasobanurira mu buryo bashobora kubishyikira? Nibyo koko buriya iyo umuntu wageze mu mikurire runaka, ku mwana w'umuhungu wageze mu gihe cy'ubwangavu, hari imyaka ageraho umubiri we koko ya myanya y'imyororokere ikaba yashobora gukora intangangabo. Noneho kuko umubiri we washoboye gukora intangangabo, zikaba zanasohoka kuko zikaba zagaragara hanze, nk'uko bigenda ku mugabo iyo akoze imibonano mpuzabitsina akaba yashobora gutera inda asohoye amasohoro arimo intangangabo. N'umwana muto rero ibyo bintu iyo bitangiye kumubaho mu myaka agezemo y'ubugimbi, biba bigaragaza ko nawe koko imibiri itangiye gukora intangangabo, zikaba zasohoka mu masohoro. Rimwe na rimwe ndaryamye ari kurota akaba yabona hari amasohoro yasohotse mu gitsina cye, akabyo twita kwiroteraho. Nacyo akaba ari ikimenyetso kigaragaza ko uwo mwana w'umuhungu umubiri we watangiye gukora nk'uw'umugabo, ko nawe akoze imibonano mpuzabitsina ashobora kuba yatera inda. Hari n'impinduka burya ziba mu mitekerereze y'ingimbi n'abangavu. Izi mpinduka mu mitekerereze y'ingimbi n'abangavu nizo ziba zituma akenshi usanga ababyeyi
bafite abana bageze mu cya kigero cy'imyaka 10, 20, akenshi baba bari mu ntambara nabo bahanganye bahanganye bavuga ngo abana barabananiye, yego barababwira ntibumva, barashaka gukora ibyo bashaka, asigaye agenda atambwiye, ibyo ngibyo ababyeyi bikabavuna cyane. Ariko icyo nabivugaho ni uko izo ni impinduka zigaragara ku mwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ugeze mu bugimbi n'ubwangavu. Izo mpinduka zikaba ziterwa na ya misemburo umubiri w'umukobwa ukora n'uw'umuhungu, ya kigore cyangwa ya kigabo. Iyo misemburo akaba ituma ko n'izo mpinduka zigenda ziba ku mubiri we, kuko umubiri ukaba ugenda wisobanura, ugenda wisanisha n'umubiri w'umugabo cyangwa w'umugore. Iyo misemburo rero uribwira bariya bana ko banakuze, ko twanavuze ko mu mpinduka babona ku mibiri yabo hari n'izigaragaza ko bashobora gutera inda cyangwa bakaba batwara inda. Ibyo rero imisemburo yo mu mubiri igenda bavuga ati sha namwe mwarakuze mumaze kuba bakuru. Kumubwira ko ari mukuru rero, umwana kubyakira koko yumva yabaye mukuru, agatangira nawe kumva ko hari ibyo yakora atagishira inama, kuko nawe yabaye mukuru ashobora no kwifatira ibyemezo. None akenshi usanga ko atangira nko kugira nk'utuntu two gusuzugura cyangwa gutumva inama byo bamubwiye, kuko ya misemburo biri kumubwira ko nawe ari mukuru, nawe ashobora gufata ibyemezo. Ndetse kwigiha hakiyongeraho n'ikintu kiyongeraho, kuko abana benshi bakurira mu ishuri. Akenshi umwana nk'uwo aba ageze no mu mashuri yisumbuye cyangwa se amashuri makuru, atangiye no kwiga ibintu ko biremereye. Niba yiga nk'amasomo ya siyanse y'imibare n'iki cyangwa n'igifaransa, icyongereza, ariko akaba yakumva ko ari kwiga n'ibintu ko binakomeye kandi akabona ari kubimenya, akumva ko nawe afite n'ubwenge kuko ashobora no kwifatira ibyemezo. Ari nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe abarimu, abarezi, ababyeyi babwira ikintu kumva umwana arashaka kwizanira ibyo. Ibyo rero akenshi tubwira ababyeyi ko cyangwa abarezi babo ko atari uburwayi, ubundi si na bibi. Ni ukuvuga ko umwana woko ahubwo umubiri uri gukora neza, ya misemburo iri gukora ibyo igomba gukora, iri kubwira umwana woko ko yakuze, ko agomba nawe kuba responsable, agomba gutangira kumenya no kwifatira ibyemezo mu bintu bimwe na bimwe, ntagomeze yumva ko ari umwana. Ubundi ni ikintu cyiza cyane. Aho rero niho havuka rero impaka ku babyeyi, ugasanga nk'uko babivugaga, niba atangiye, niba ubwenge bwe ya misemburo imubwira yuko yamaze gukura, ugasanga ahubwo ni handi umubyeyi avuga ati iki cyana kirananiye, ko atari uko nguko yari ameze. Ugasanga ababyeyi ntibamenye yuko umwana yakuze, ndetse ntibazi n'uburyo bashobora kubyitwaramo kugira ngo bashobore kugendana n'uwo mwana muri iyo mikurire agezemo. Nibyo rero buriya umwana ugeze mu bugimbi n'ubwangavu, kuva kuri ya myaka 10 twavuze kujya kuri 24, ni umwana uba ugomba kwitabwaho, ababyeyi bakamuba hafi, n'abamurera cyangwa abarimu bakamuba hafi, kuko abageze mu icyo gihe koko ubundi tuvuga ko umwana bageze mu ikona ari gukata riva mu bwana rimwerekeza mu cyiciro cy'abantu bakuru. Iryo kona rero muzi ko no mu muhanda gukata ikona hari igihe bitera impanuka. Niho rero tuvuga tuti buriya ririya kona ko muri wa buzima bw'umwana, ababyeyi bagomba kumuha hafi agakata rya kona neza. Ari nayo mpamvu usanga akenshi biba ingorane cyane iyo ababyeyi bategera abana ngo babaganirize. Buriya mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu nicyo gihe cyiza cyo kuganira hagati y'umubyeyi n'umwana, noneho kugira ngo umubyeyi afashe umwana kubana na bya bindi biri kumubaho na za mpinduka. Niyo kintu cyo kumva ko yabaye mukuru, arabikoresha gute, arafata ibyemezo gute bitagayitse bitangiza n'umubiri we. Ahangaha rero akenshi usanga mu muco navuga nyafurika cyangwa umuco nyarwanda, ababyeyi kenshi bagira ipfunwe cyangwa isoni zo kuganiriza abana ibijyanye n'imikurire, n'izo mpinduka zose, imyororokere, imibonano mpuzabitsina, ababyeyi bakabitinya cyane. Aha rero niho tugira ngo dogiteri urebe ukuntu uhasobanurira neza ababyeyi bamenye strategy
n'uburyo bakora kugira ngo babashe kwegera abana babo baganire kuri izo mpinduka, kuko ababyeyi ngenda nganira nabo baravuga bati umwana twajya kumubwira iby'ubuzima bw'imyororokere ngo imihango ni iki, twabonye ku ishuri babyiga, iyo turebye mu makaye yabo turabyiga, ese iyo murebye mu makaye yabo mubikoresha iki? Ntabwo biba intandaro yo kugira ngo mubibaganirize ati ntabwo twabona aho tubihera. Nibyo buriya koko, buriya ababyeyi abenshi bakunda kuvuga ko badafite imfashanyigisho zibafasha gutanga amakuru koko ku mpinduka ziba ku bana babo no kuza imyororokere muri rusange, ndetse na bamwe nyine bakagira isoni zo kuvuga ngo ntaho babihera. Ariko buriya nabamara impungenge, buriya kuganiriza umwana biroroshye, ariko kumuganiriza kuri by'ubuzima bw'imyororokere n'impinduka zimubaho, ndetse na tekinike umuntu yakoresha kugira ngo wenda avaneho n'izo soni n'iki, ni tekinike yoroshye cyane. Muti byagenda gute? Buriya umubyeyi w'iki gihe nawe ejo hashize, mu myaka yashize, yari ingimbi cyangwa yari umwangavu. Yego. Buriya kwigisha neza ni ugutanga ingero, ntuvuge mu magambo gusa, ahubwo ugatanga n'ingero. Burya ni byiza ko ababyeyi bafata gahunda yo kujya baganiriza abana, ariko bakababwira nabo ababyeyi ibyababayeho bakiri mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, kuko akenshi usanga turavuga ngo abubu, urubyiruko rw'ubu, ariko n'abakuze bari urubyiruko mu myaka yashize, nabo bari bakure bavuga ngo urubyiruko rw'iki gihe. Ni ukuvuga ngo ibyo ntibizacika, bizahoraho. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo bigende neza, ni uko buriya ababyeyi buriya isomo batanga rya mbere ni ugusangiza abana babo nabo ko babayeho ubugimbi n'ubwangavu bwabo, ndetse bakababereka n'ibibazo bahuye nabyo, ndetse niba hari n'uwatwaye inda ntatinye kubibwira umwana we, none se Dr. ndetse n'uwateye inda ntatinye kubibwira umwana we, kugira ngo koko wa mwana amenye ko binabaho. Kubera ko tujya tubona abana utwara inda cyangwa agatera inda atazi ruhe na ruhe, yarazi ko ari nk'imikino, atazi ko binashoboka, atazi ko n'imibonano mpuzabitsina ishobora kuvamo inda. Ariko buriya umubyeyi ashirutse ubute cyangwa izo soni zigashira, niba yarigeze gukora imibonano mpuzabitsina, nari umwangavu cyangwa ari ingimbi, nawe akabibwira umwana, ndetse akamubwira wenda n'ingaruka byamugizeho cyangwa nuko yashoboye kubyitwaramo. Ibyo bintu wabivuga Dr. Ibyo ngibyo buriya ni ikintu cyiza cyane cyo gusangiza umwana, kuko buriya abahanga bemeza ko umwana akunda umubyeyi we cyane, ku buryo buriya n'umwanzi w'umubyeyi ahita aba umwanzi w'umwana. Burya umwana iyo abona ababyeyi batumvikana runaka, n'umwana nawe ahita abashyira ku ruhande. Niyo mpamvu uzarebe ko uzarebe rimwe na rimwe nk'iyo umubyeyi akubujije ati ntuzajye mu rugo rwa hariya, umwana arabifataho ko ntajyayo. Ariko noneho iyo n'umwana amenye nk'ikintu cyakomerekeje ubuzima bw'umubyeyi, umwana akumva ukuntu umubyeyi cyamugizeho ingaruka zitari nziza, umwana we arakirinda, ubwo kiba kibaye nka wa mwanzi na wa mubyeyi, nawe akavuga ati nanjye ibintu bitazamera nk'uko byabaye kuri mama cyangwa kuri papa, akakirinda cyane by'umwihariko. Aha rero niho rero kubwira umwana ibibazo byakubayeho, niba uri umugabo cyangwa uri umugore, ibintu byakubayeho kiri umusore cyangwa umukobwa, ukabwira umwana, biramwubaka cyane, ndetse ajya gukora icyo kintu akibuka mama we cyangwa papa we ibyo yamubwiye n'ingaruka zamugizeho. Ngira ngo aha ngaha ariko ababyeyi biragoye kugira ngo ujye kubwira umwana rero nasamye inda gutya, bigenda gutya, ngira ingaruka nk'izi ngizi, wenda icyakorohera ababyeyi ni ukubiganisha ku wundi muntu uri hafi. Niko ntekereza. Nabyo birashoboka, ingero ntabwo wenda ari ku mubyeyi gusa, hari n'ingero burya ziba ziri hafi n'aho dutuye, hari nk'umukobwa wenda se watwaye inda, umuhungu se wateye inda, uwanduye se wenda nk'indwara nka sida tuvuge, haba hari burya ingero ziri aho hafi ushobora kwereka umwana, kuko anakona ko bya bintu uko biriho kandi bishoboka. Hakaba n'ingero nziza ndetse ushobora kwereka umwana, ukabona nk'umuntu witwaye neza, akaba yarashoboye kwiteza imbere. Hari abantu biteza imbere ari urubyiruko, abantu biteza imbere bakiri bato, bakubaka n'ubuzima bwabo bukazagenda neza. Izo ni ingero zishobora gutuma umwana koko nawe abona ko ibyo uri kumubwira
atari bya bindi yiga mu ishuri gusa, atari n'ibintu wenda navuga by'amagambo gusa, ahubwo ari ibintu koko bijyanye n'umubiri we. Cyane cyane ko muri kuriya gukura koko imisemburo iba ikumubwira ko yakuze, umwana aba agomba gufashwa kumenya gufata icyemezo, ariko icyemezo nyacyo kitamwangiza, kandi kikaba ari icyemezo kimwubaka, cyubaka ubuzima bwe, kimutegurira ejo hazaza. Ndetse buriya kuganiriza umwana uri muri iki kigero, ubundi abana bari muri iyi myaka hagati y'10 na 24 baba bafite n'imbaraga nyinshi, baranatekereza cyane. Muzi ko n'ababyeyi akenshi bijuruta ngo bararya cyane, ariko kurya cyane nuko nyine umubiri uba ukeneye, uri gukura, wakoze, afite imbaraga, niwe afite imbaraga. Aho rero koko ni n'igihe cyo kwegera umwana ukamubwira ko n'imbaraga afite, n'ubwenge afite, n'ibitekerezo byiza afite, yagombye kubibyaza umusaruro, akubaka ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Ndetse ababyeyi bakabuza umwana kurarikira twa tundi tw'impano dushobora kumwangiriza ubuzima. Ashobora kubona impano y'agahe gato inarangira, ariko ubuzima bwe bukangirika iteka ryose, ahubwo akerekwa ukuntu gukora ibyo yateganyirijwe, kwiga neza, gukora ibyo ababyeyi bamuteganyije, cyangwa na leta porogaramu yagiye ishyiraho zifasha abana mu mashuri na hehe, ko bishobora gutuma yubaka ubuzima bw'ejo hazaza. Icyo ari kurarikira nk'impano kimwangiriza ubuzima, ahubwo nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 akakiha, ndetse akiha n'ikigikubye inshuro 10. Ibi rero buriya navuga ko ni byiza ko ababyeyi dutangira kugira wa muco wo kuganiriza abana, kandi kenshi gashoboka, ntibibe wenda rimwe mu cyumweru se cyangwa rimwe mu kwezi, ahubwo bibaye byiza byaba buri munsi. Mu byo ababyeyi bakora bagashyira kuri gahunda no kuganiriza abana, cyane cyane ko burya umwana navuga ko niyo mpano ya mbere Imana iha umuntu. Niba umuntu rero afata umwanya wo gutekereza mbere yo kubaka inzu, akabanza agakora dovi, akabanza agakora ibikenerwa byose, agakora n'umushaka ajya gusaba wenda n'inguzanyo muri banki. Niba n'umwana koko aje ku isi, umubyeyi afata umwanya wo gusigasira uwo mushinga ukomeye cyane, navuga ko ari nawo wa mbere burya mu buzima. Ni nayo mpano ikomeye cyane. Twanavuze ko no mu buzima bw'imyororokere burya isi ibaho kubera abantu bagenda basimbura abandi, uko abantu bagira abana. Iyo ni impano rero umuntu yagombye gusigasira, umuntu akayitaho, ukayishakira umwanya uhagije. Umuntu ahere mu byo gushaka ibintu gusa, kuko ibintu si byo byubaka umuryango, ibintu si byo byubaka umwana, si byo bituma umwana akura neza, ahubwo uburere buruta ubuvuke. Uburere buriya wahaye umwana uburere bwiza, ashobora no kubaho neza ubuzima bwe, akanabutegura neza kurusha uwarereshejwe ibintu. Aha rero ndagira ngo nkangurire ababyeyi rwose, abagabo n'abagore, ntituvuge ngo kuganiriza umwana n'iby'abagore gusa, cyangwa ntituvuge ngo kuganiriza ngo umwana, ngo abahungu bazaganizwa na se, ngo abakobwa baganizwe na nyina. Ahubwo umubyeyi wese w'umugabo n'uw'umugore aganiriza abana atavanguye ibitsina. Uganiriza abahungu n'abakobwa bari hamwe, kuko buri hari ibyo baganira bari hamwe. Umuhungu nawe akagira ibyo amenya kubiba ku buzima bw'umukobwa, bikamufasha, bigatuma namuha icyo cyubahiro, akamwubaha ubwo impinduka zimubaho. Cyangwa n'umukobwa nawe akamenya n'impinduka ziba ku bahungu, akamenya n'uko wenda yakwirinda wenda n'ibishuko wenda byamutera ingaruka mbi, akamenya uko abitwaraho. Ariko noneho bigatuma koko n'abana babona ko uko nyina baganiriza, uko se abaganiriza, ko nta kibazo kirimo. Nuko wenda baganira bari hamwe abahungu n'abakobwa, bakabona ko nta kibazo kirimo, ko ari ubuzima busanzwe. Ndetse rimwe na rimwe umubyeyi akajya agira wenda n'umwanya wo kureba ukuntu ko umwana abona wenda baba ageze mu kigero runaka, atangiye se gushamaduka, wenda se n'umukobwa yagukina n'abahungu cyane, cyangwa se yatangira kujya asohoka adasabye uruhushya. Uwo mwana wenda umubyeyi nawe yatangiye kujya ku ishuri ajyanye imyenda ibiri, uwari bwambare w'ishuri n'uwandi ari bwambare atashye. Nk'utwo tuntu umubyeyi agenda abona ku mwana tudasanzwe tw'imico mishya cyangwa imico igenda ihinduka, umubyeyi akaba yafata umwanya wo kuba yakwegera wa mwana by'umwihariko, akamuganiriza. Navuga mu bwiherero bari bonyine, kugira ngo abe yaranira nta bindi biri kuvuka ku ruhande, abe yamenya amabanga wenda ashobora kwangiza uriya mwana. Cyane cyane ko buriya ibi biganiro by'ababyeyi n'abana
twabikubira mu ijambo ryo kuvuga riti umubyeyi ntabe hariya nk'umuyobozi w'umwana, umwana ngo abe hariya nk'umuntu ugomba kumvira no kuyoboka igihe cyose, ahubwo umubyeyi n'umwana babe inshuti, babe nk'abavandimwe, bari icyo kintu cyo umwe kwisanga mu wundi. Umubyeyi naganiza umwana ntacyo amukinga, amusobanurira ibiriho byose nuko yagombye kwitwara, bizatuma n'umwana azafata umubyeyi nk'inshuti ye, akayamubwira koko n'amabanga ye, hagira n'ushaka umushuka akayabanza kugisha inama umubyeyi. Burya nicyo kintu cyiza buriya, kudafata umubyeyi ngo yicare hariya mu ntebe y'umubyeyi iri hariya hejuru, n'umwana nawe agibe hariya hasi ku musambi afata amategeko n'amabwiriza, ahubwo turebe ukuntu twese twicara ku musambi kimwe tuganire, cyane bari ya ntebe tuyicareho twembi, noneho igitekerezo cy'umwana gihabwa agaciro mu muryango, n'umubyeyi atayitekerezo n'umwana atayigitekerezo, umuntu wese abone yisanga kuri mugenzi we. Bwa bubyeyi no kuba umwana y'ubucuti y'ubuvandimwe, none ntihagire icyo umuntu ahisha undi, yangimi n'abangavu bazakura neza, bisanga neza, bicaye neza mu muryango, kandi noneho n'icyo babayeho cyose bagisha inama ababyeyi cyangwa abarezi babo. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero reka tugisoreza aha, nizere yuko mwamaze gukora like, ndetse iki kiganiro mukaza kugisangiza n'abandi. Waba ufite igitekerezo ukakidusigira muri commentaire, cyangwa se kuri za telefone 0788435206. Naho ubutaha rero ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka. This is Family Table TV.